Insigamigani. Insigamigani ni zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda, zikaba zigaragarira cyane mu mivugire, mu migendere, mu myumvire, mu mikorere no mu mibereho y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ijambo insigamigani rero rigendeye ku magambo abiri y'Ikinyarwanda inkomatanye, ari ryo gusiga n'umugani. Nk'uko amateka y'ubuvanganzo nyarwanda rero abigaragaza, umugani ni ipfundo ry'amagambo atonze neza. Gacamigani ngo yakagendeyemo ihame ridutoza gukora iki cyangwa se kudakora kiriya. Mbese muri make umugani ni umwanzuro w'amarenga y'intekerezo. Ijambo gusiga rero ni ijambo risanzwe rikoreshwa mu Kinyarwanda. Aha rikaba rishaka kuvuga kugira ikintu runaka usigira umuryango mugari uzajya ukwibukiraho, kikaba umurage wabo w'ibihumbi n'ibihumbi. Insigamigani rero ni ahantu cyangwa se abantu babaye abagenuzi b'imigani ubwabo cyangwa se inkomoko yayo. Kimwe n'ibindi rubanda rero bagenuriyeho bakabigira iciro cyangwa se bikaba iciro ry'imigani. Ni ukuvuga nyine urugero nk'inyamaswa, inyoni cyangwa se ibindi bikoko byari byo byose byavaho umugani. Aha niho rero hava izina ibirari by'insigamigani. Bikaba bishaka kuvuga inkora y'aho ikintu cyanyuze kigana aha n'aha. Bikaba kandi bivuga amayira abakomotseho amagambo yabaye umugani banyuzemo igihe iki n'iki. Mbese bikaba bivuga ku buryo ubu n'ubu byagenze bitya na bitya. Ingeri z'insigamigani rero, ingeri z'insigamigani mu Kinyarwanda ziratandukanye, zikaba zivuga bitewe n'uko abanyarwanda bagiye babitondeka. Insigamigani rero mu Kinyarwanda ngo zikaba zaracukumbuye mu ngeri ebyiri. Iya mbere ikaba insigamigani nyirizina. Insigamigani nyirizina rero ngo ni z'abantu bazwi neza amavu n'amajyo, ku buryo rubanda bemeye kwigana imigirire yabo no mu mvugo isanzwe ikoreshwa bigahinduka inyigisho y'ihame. Urugero, umugabo witwaga Ntambabazi mwene Rufangura ati ndatega zivamo. Uyu mugani wo twaje no kuwureba mu migani yacu. Rugaju mwene Mutimbo nawe ati nguye mu matsa. Ukongera ukabona undi mugani witwaga Nyiramataza Mukarukari ati ngiye kwangara. Ukongera ukumva Nkana mwene Rumanzi nawe aragize ati arigiza Nkana. Nk'abajeyi basharangabo bati yarezwe bajeyi. Iyi migani yose rero twaje kuyicukumbura, turayisoma turayireba nk'uko iki gitabo cyabyanditse mu birari by'insigamigani. Rero ahangaha niho tubona ibirari by'insigamigani nyirizina. Dufatiye rero nko kuri abangaba cyangwa se imigani tumaze kuvuga, ngo bene abo nibo nsigamigani nyirizina. Abatatu babanza babaye abagenuzi b'imigani bo ubwabo, naho babiri bandi tuvuze banyuma barimo nyine uriya Nkana babaye imvano y'iyo migani. Insigamigani rero cyangwa se ingeri y'ubuvanganzo nyarwanda ya kabiri turaza kwibona mu nsigamigani nyitiriro. Ngo nizo rero ibindi rubanda bagenuriyeho, bikaba iciro ry'imigani babikuye ku bindi bintu cyangwa se inyamaswa cyangwa se ibiti n'ibimera muri rusange. Aha rero twatanga nk'urugero nk'impyisi mu nyamaswa iti harya ko kuvuga ari ugutaruka nk'iriya musheru ipfaniki na mutamu. Inyombya rero, inyombya nayo mu nyoni ngo yahagaze mu itongo rya Rugaju iti mbatere akaraha. Nk'igikeri mu munyururu bati gikeri utahe n'intashye. Kiti pfaniki n'ibiguruka. Burya ibyo byose rero uko ari bitatu babitwereye amagambo y'abantu babyihishiriye kubera umwanya bafite mu gihugu cyangwa se mu muryango wubashywe. Sibyo ubwabyo rero bwabivuze, ahubwo akenshi babitwereraga izo nyamaswa. Babikoraga rero kugira ngo byitirirwe izo nyamaswa, ariko bihisha ubutumwa bukomeye buza kugera ibwami cyangwa se ibukuru, hanyuma bakikuriramo icyo bashaka kuvuga. Byakorwaga rero kenshi n'abantu b'abasizi cyangwa se abantu bari bashinzwe ubuvanganzi bukuru. Imirangurire rero y'insigamigani. Imirangurire y'insigamigani ni ukuvuga ngo uko imirangurire ni ukuvuga aho insigamigani iza ituruka cyangwa se uko bayigena. Ngo barangura ibirari by'insigamigani rero bagaragaza inkora. Inkora ni ukuvuga aho ituruka, bakayivuga aho yaturutse ubwayo, cyangwa iyo
Gacamigani we yahimbye kunyuzamo ikindi yitiriye amageza yavuyemo umugani bati umugani uyu n'uyu wakomotse kuri na runaka cyangwa se na nyira runaka, ngo bakigisha rero cyangwa se bakibutsa imiremere yo guhimba uko yagiye abigena. Bishobora kandi kumera nk'iya wa wundi wa mbere bakurijeho urwiganwa bikitwa nyine umugani biturutse aho babikuye. Reka rero ibingibi nabyo tubifateho nk'urugero. Baca umugani bagira bati harimo gishegesha ntavura. Bavuga ko wakomotse kuri gishegesha cya Bungura wo mu bibungo bya Mukingo mu Nduga. Ngo na Bugabo nyine uwo warutuye mu Bugesera ahasaga mu mwaka w'1600. Aho rero ngo hari ku ngoma ya Mibambwe Gisanura. Uyu mugani rero tubibutse yuko twaje no kuwusoma. Uyu rero gishegesha ngo yaje gukuza cyangwa se gukura Bugabo amata mu kanwa aribwo akigabana. Rero ngo yamubereye kirogoya kuko yamunyagishije inka atarazimaramo kabiri. Iyo rero amaronko ajemo ikirogoya cyangwa se kivutsa, nyirayo nibwo agira ati arimo gishegesha ntavura. Ubwo rero baba bigana Bugabo wamaze kunyagishwa na gishegesha akavuga ati arimo gishegesha ntavura. Aha rero birumvikana neza yuko mu by'ukuri gishegesha si wabaye imvano cyangwa se ngo abe Gacamugani, ahubwo bendeye ku izina rye hanyuma bagira bati arimo gishegesha ntavura. Nuko rero barangura ibirari by'insigamigani bakabirangura babishingiye ku bihari cyangwa se ku byabaye. Bityo rero bikatwigisha bikatubera inkomoko yo kuvuga umugani uyu n'uyu. Ibi rero nkuko nyine bisanzwe twabikuye mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani. Ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, ni igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda rero kandi turabakunda cyane. Hanyuma rero mwiyandikishe aho hasi, mwiyandikishe kugira ngo mujye mumenyeshwa imigani yacu ko twayivugiye igihe tukayisoma. Nawe waba wifuza umugani runaka ukawudusaba tukazawugushakira hanyuma tukawukugezaho. Kwiyandikisha rero nta kundi ni ugukanda aho hasi kuri subscribe. Ubwo nyine uba wiyandikishije hanyuma wakumva umugani ukunyuze cyangwa se ugushimishije ukawusangiza abandi, ukawubasangiza kandi ukanandika aho ngaho hejuru kuri like kugira ngo tumenye yuko hariho abantu badukurikiye. Natwe ubwacu biradushimisha tukumva yuko nyine ibyo dukora hari abo tubikorera. Ibirari by'Insigamigani rero byo nakagaruka nk'ibisanzwe, tuzongera ubutaha tubashakira imvano y'umugani runaka. Murakoze rero, tuzongere ubutaha. Tugomba twese gukunda uwari we wese ushimye unyuze umutima wawe. Iyo sedisi nkubonye undeba nanjye nkureba, ugaseka maze nkabyumva, umutima n'uwo mawe nta mwanya w'agahinda. Babara nta kuruzi unyuze umutima wanjye, babara nta kuruzi unyuze umutima wanjye. Inzira n'umuhanda